nararwaye nkuko madamu yabivuze ndi mu ntara fatwa n'uburwayi buntunguye nari niriwe mu kazi hanyuma ngezeho nari ncumbitse hariya numva akantu karandiye gatunda n'agasuzugura gakomeza gakura kazamuka bwakeye narembye cyane bantwara ku bitaro hariya mu ntara nkorera birananirana banzana i Kigali nshimira abayobozi twari turi kumwe banjye banzanye bonyine icyo gihe banyije Faisal nko twahuriye na madamu ndi kwihuta kugira ngo mu masaha tuyakoreshe neza kwa muganga barambwira ngo bari gupima bakabona afite ikibyimba kinini mu nda kuri uru ruba hano ngo ariko ngo bitewe n'ukuntu kimeze nta kintu bankorera bambwira ko ntari bumara amasaha 48 ngo nkiriho barandyamisha aho ngaho Faisal ntegereza urupfu kuko nicyo bantu bavuga uko babwiye. Ndashimira umutware wanjye warwaza umuntu yarwaza we pe, ntabwo muvuze neza kuko ari umugabo wanjye ariko yabaye umugabo mu kurwara kwe, aho bahereye batubwira ko arwaye kanseri nta munsi n'umwe yigeze abyakira mu buzima bwe. Nacikaga n'intege ari mu bitaro akankomeza, bagura ya miti nayo ngo y'amezi 3 irashira bongera batanga indi 18,000 bagura iyindi bayiguze inshuro 6 byageze mu bihumbi hafi 68 gutya by'amadolari. Haleluya. 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 Dusome Zaburi 125. Zaburi 125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Ziyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ndashima Imana ko yazanye ba papa banjye na mama banjye bakaba bavuye papa banjye yaje agakira neza. Imana yaturinze kuba imfubyi kandi ba papa banjye bakaba baje bameze amahoro bagakomeza akazi. Nshimiye grandpere na grandmere n'abatonto n'abatantine baje kudusura. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi ibindi byabaye tutabizi, twari tubizi, twabimenye Desire atarashaka. Priscilla niwe wanshekeje arambwira nijoro ati iyo nje kubimenya kuko icyo gihe Imana yabibabwiye Desire ataranshaka. Ifite ndashima Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga, iba izi itangiriro n'iherezo ry'ikintu, aho twebwe abana b'abantu dushobora gucika intege ariko Imana ibifite umugambi wayo. Ndashima Imana arwara bwa mbere ntabwo nigeze mpagarara hano ngo nshime, menya nari ntegereje uyu munsi kuko bamuvura bwa mbere ntabwo ikibazo cyarangiye burundu ariko nari mfite icyizere cy'uko bizarangira nkashima. Nashimaga aho nabaga ndi ariko sinigeze mfata umwanya ngo nshime, rero Imana yumve ko nyishimye. Byatangiye ari le 31 mai 2019, murumva ko hashize imyaka 4. Nakabaye ndi umupfakazi cyangwa abana ari imfubyi, nakabaye mfite umwe ariko Imana ntiyabyemeye. Uyu munsi ndi kumwe n'umuryango twese twuzuye. Imana ishimwe. Yafashwe ari nijoro
arambwira ngo arumva atameze neza, ndamubwira ngo ubwo ni ibisanzwe bya bindi umuntu wese yumva atameze neza mu mubiri, ariko arara nabi, ntabwo tubana mu rugo, akora mu ntara. Amaze kumbwira gutyo turasenga nk'uko bisanzwe, ntabwo twari turi kumwe, twumva ko biri burangire nyine bigashira, ariko ntabwo ariko byagenze. Mu gitondo yabyutse aza, duhurira ku bitaro, yari ameze nabi, twahuye turi babiri, nta muntu nahise mbwira ako kanya, twahuriye saa 2 tuguma ku bitaro twirirwayo. Umuntu wa mbere nabanje kubwira ni papa, namubwiye ko turi kwa muganga. Yahise aza, n'ibizami byari bitaraboneka, n'abandi bagenda baza gahoro gahoro. Hahise haza Pastor Jacques na Madame, haza na pare wacu ariwe Augustin na marene wanjye, nibo badusanze kwa muganga. Na mama, oya mama ntabwo yari ahari. Hanyuma ibisubizo byari bitaraboneka, ariko bitaraboneka nkomeza kurambirwa, njya kubaza dogiteri, ndamubaza se ko ibisubizo bitaraboneka kandi umuntu aba ari kuribwa bimeze bite. Arambwira ngo rero nkubwije ukuri, umugabo wawe afite ikibyimba kinini mu nda, ashobora kuba arwaye kanseri. Muri iyo minsi hari umupapa wari umaze iminsi apfuye, nta n'icyumweru cyari kirimo, yari yishwe na kanseri. Mpita nakira urupfu, namwe murabyumva, kukubwira ngo umuntu arwaye kanseri ako kanya utanabitekereza. Nahise njya muri toilette, ndapfukama mbwira Imana ntibyo bambwiye ntibibe byo. Nta n'umuntu nahise mbibwira, ariko byakomeje kwanga, mbibwira papa. Papa arambwira ngo ntabwo bishoboka. Birangije nawe nanga kubimubwira ko numvaga ndi bumuca intege. Mbona nta bindi, ndebye ko ntari kuribwa, mbona kubibwira Pastor Jacques. Nyuma yaho nihuse byararangiye, ibisubizo ntibabiduha, ariko muganga aravuga turi kubabwira se nta kuntu mwashobora mwareba uko mubaga ikibazo kigashira vuba. Aratubwira ngo tubahaye iminsi 3 ntabwo umuntu azaba akiri muzima. Dukomeza kwihangana, dukomeza kwinginga ngo badukorere, ariko ntacyo badufashije usibye kuduha amapenkiller. Arara kwa muganga, mu gitondo mbyuka nza kumureba, yari ameze nabi. Nimvuga ngo yari ameze nabi, mu byumve ko yari ameze nabi. Abadamu bari hano kwa kundi umudamu ari kubise aba yabuze amahoro, niko nawe yari ameze. Nje kumureba mu gitondo, arambaza nse kuki ntamuzaniye umwana ngo amusezere. Impamvu yambwiye amagambo nuko yabonaga nyine uburibwe afite atabugumana cyangwa adashobora kubisuporta. Umwana ntabwo nanamuzanye, nanjye koko ntangira kubyakira, mpamagara musaza wanjye witwa Mucyo ngo ace mu rugo azana umwana kuko nawe yaraje kumureba. Ariko twese dukora ibishoboka byose, papa aratubwira nimba mufite assurance mushobora kujya ahandi bakabavura. Byukuri nta transfer baduhaye, baradusezereye gusa, baratubwira ngo nagwa mu nzira nibibareba, ariko baratwemerera turagenda. Ndashima Imana ko ibyo byabaye. Bagiye muri Kenya, ntabwo twajyanye, yajyanye na Pastor Jacques. Menye Imana yari yabonye ko ntaragira umutima ukomeye, nsigarana umwana, yari umwe, ariko nanjye nsigarana ubwoba. Imana yakoze ibishoboka byose, ishaka ibintu binkipinga busy. Icyo gihe nanakoze ikizami cy'akazi, ngira n'amahirwe ndakabona, mitangira gukorera mu ntara. Baragenda baramuvura, aho bagejeje baramiye ubuzima bwe, tubishimiye Imana. Ibyo bakoze bakemuye ikibazo, bagabanyije ikibazo, ariko ntabwo bari bakemuye ikibazo. Araza kubyivugira wenyine. Ndashima Imana ko nabwo ibyo byabaye. Abashimira na Pastor Jacques ko yemeye bakajyana, iyo bishaka yari kubyanga kuko yari afite ibintu byinshi byo gukora, nanjye ako kazi nari kukareka nkagenda, ariko yaremeye barajyana. Imana iguha umugisha. Baramuvuye, mu kumuvura hagati aho bamubwiye ko nabwo arwaye kanseri, ariko yarabihakanye.
aravuga ngo nta kanseri ndwaye. Uko yabihakanye niko byagenze. Ndashima Imana rero ko Imana yabikoze bagataha. Nyuma yo gutaha urumva nakoraga mu ntara, ntiyaza mu rugo ko ntabwo nabaga mpari, byasabaga umuntu umwitaho, umukarabya, umutekera. Ndasaba Mucyo ngo haguruke mumumpera amashyi. Ni musaza wanjye nkurikira, yankoreye ibyo nari gukora. Yaramwozaga, yaramugaburiraga, yabaga ari kwa mukuru wanjye, byose barabikoze. Imana ibahe umugisha. Nyuma yaho yakomeje kugenda akira, asubira mu buzima busanzwe, bamuha imiti, ariko ikibazo nticyarangira. Nibwo twatangiye process yo kujya kwivuza ahandi. Ari databukwe wo muri Kenya tugiriye inama. Turamushimiye, sinzi ko abyibuka, ariko nawe reka musaba haguruke. Hanyuma turagenda tujya kwivuza. Imana yabanye natwe. Byari urugendo rutoroshye. Byari urugendo rutoroshye, ariko Imana yabaye iyo kwizerwa. Twaragiye dusize abana, twumvaga biri bumara ukwezi kumwe, ariko byaratinze. Twamaze amezi 5 n'icyumweru kirengaho iminsi mike, ariko Imana yabanye natwe. Twafashe igihe cyo gusenga, twarabisengeye, namwe mwaradusengeye. Baramuvuye, wenda bashobora kwibagirwa kubivuga, yari afite ikibyimba kiryamye ku mutsi, bigoye kukibaga ngo bakimare, ari nayo ho baheraga bavuga ko arwaye kanseri. Ariko bamubaga muri Kenya ntabwo bakimazemo kuko cyari kiri ahantu habi. Hanyuma mu gusenga, amasengesho twasenze, twabwiye Imana ko tuzi ko ushobora byose, ushobora no kwimura icyo kibyimba kikava ku mutsi. Mu by'ukuri niko Imana yabikoze. Niko Imana yabikoze. Baramubaze basanga ntabwo icyo kibyimba kiryamiye umutsi, kuko iyo basanga kiryamiye umutsi, iyo bawukomeretsa aho gato byari kuba birangiye. Umutsi utwara amaraso ku mutima, iyo bawukomeretsa aho gato byari kuba birangiye. Ariko Imana yari yaratubwiye ko azakira. Imana yari yaratubwiye ko ntacyo tuzaba. Niyo mpamvu amasengesho yacu Imana yarayumvise. Imana ibishimirwe. Ntarondogoye muri ibyo by'uburwayi, wenda baraza kubivuga, numva nasoreza iby'uburwayi ngashimira abana. Ndashimira abana banjye Imana yampaye. Uyu mukuru n'umuhanga. Yabaye imfura kandi mubona ko ari mutoya. Umutoya yagiye ku ishuri tudahari, aramubwira ngo papa na mama ntabwo bahari, tugende mu ishuri nkwandikireho aho wicara, nkwandikireho izina kugira ngo utazayoberwa aho wicara. Akabwira abametrese ngo bahamagare papa na mama batubaze uko tumeze, ngo ariko babahamagare kuri WhatsApp kuko ntabwo bari mu Rwanda. Yagerageje kuba imfura koko kandi ari umwana. Imana ibahe umugisha. Ndashimira umutware wanjye. Uwarwaza umuntu yarwaza we pe. Ntabwo muvuze neza kuko ari umugabo wanjye, ariko yabaye umugabo mu kurwara kwe. Aho bahereye batubwira ko arwaye kanseri, nta munsi n'umwe yigeze abyakira mu buzima bwe.
nacikaga n'intege ari mu bitaro akankomeza kandi ari njye wakagombye kumukomeza. Umunsi wa mbere ava muri salle d'ope twarabonanye, arambwira ngo ndumva nakize dutegure tuzatahe. Nta n'amasaha yaraciyemo avuyemo, mpita mvuga ngo nuko abantu basezera iyo bagiye gupfa. Umugenzi wanjye twari turi kumwe nawe yahise agira ubwoba, aravuga umuntu uvuye mu Kinya none aha ni gute ashobora kuvuga ayo magambo. Ahita nimba ari uko yarakoresheje imbaraga nyinshi araruka. Mugenzi wanjye twari turi kumwe we byaramurenze yikubita hasi, nsigara ari njye uhagaze njyenyine. Mu by'ukuri ndashima Imana ko yampaye umutima ukomeye, yari yaranteguye muri uru rugendo, Imana irankomeza. Ndashima Imana. Ikindi ndashimira ababyeyi banjye bataba hano mu Rwanda. Kera papa sogokuru apfa, papa yaratubwiye ngo arumva atameze neza. Ndavuga ngo nuko bimera umwana n'umubyeyi, iyo harimo ikibazo arabyumva. Noneho navugisha mukecuru w'Ubugande, nashakaga kumva ko ameze neza gusa kugira ngo bimpe amahoro. Ntavuga ngo ninumva atameze neza ndabazi ko hari ikibazo, ariko nta kindi cyabinkoreshaga n'ubwoba. Baradusengeraga, baratuvugishaga kenshi, Imana ibaha umugisha. Ndashimira papa. Niwe wasigaranye abana kuko abandi ntabwo baba hano. Murabona abana ko basa neza, yabafashe neza. Ndamushimira ko yadutoje gusenga tukiri abana. Ndabyibuka twatahaga tuvuye ku ishuri tuje muri vacances, akatubyutsa saa 11 atumenaho amazi ngo dusenge, ngo nta mpamvu yo kuryama. Adutoza gusenga tukiri batoya. Twarabyangaga nyine kumva umuntu yatashye agiye kuruhuka avuye ku ishuri, ariko akanga akatubyutsa tugasenga. Yatwigishije gusenga, atwigisha kwizera, yanga ko no mu kanwa kacu havamo ijambo ngo ntibishoboka. Mu by'ukuri yabanye natwe muri uru rugendo. Kuva ajya muri Kenya nta munsi n'umwe atamuhaga amafaranga kandi ntayagira. Yashakaga kunaduha impamba. Tujya kwivuza no mu Bubiligi aduha impamba. Turiyo akatubaza ngo se mwabonye icyo kurya? Mu by'ukuri n'ababyeyi bake bakora ibyo bintu. Si ibyo gusa, yaradusengeraga. Yafashe iminsi ntashobora kwibuka yo kudusengera, aranadukomeza. Mu byubahiro byawe ndagusabira ngo uhaguruke papa. Warakoze ku byo wakoze byose, Imana iguha umugisha. Ndashimira itorero mwabanye natwe. Ndashimira Mzee Damuseni, Imana iguha umugisha. Nafashe umwanya reka ngende camo. Ndashimira Mzee Damuseni, Imana iguha umugisha. Twebwe n'umuryango wacu turazirikana ibyo wadukoreye. Ndashimira mukecuru Domina, Imana imuha umugisha. Yanyoherezaga audio ya buri gitondo ambwira ngo nkomere. Nukuri ntabwo nari ndi njyenyine, nandi kumwe namwe. Ndashimira mama Gigi, amfata nk'umukobwa we, yahoraga dusengera tubaza amakuru, Imana ibaha umugisha. Ndashimira Jackson, yanyoherezaga audio gusa adusengera. Turabizirikana cyane ibyo wakoze, Imana iguha umugisha. Ndashimira abapasiteri, mwaraduhamagaraga, mwaradusengeraga, n'itorero muri rusange. Ubwo mvuze abapasiteri n'itorero muri rusange muriyumvamo, Imana ibaha umugisha. Dukomere amashyi, dukomere itorero ryacu.
ndashimira akazi harisera harimo abantu benshi nababonye baradusuye baraduhamagaraga ariko by'umwihariko ndashimira Caroline I thank you, Mom Caroline, for standing with my husband and supporting him in everything. God bless you. Tunakupenda sana. Yabanye natwe kuva yarwara yaramworoherezaga agakorera mu rugo. Yamaze amezi arenga 6 kuva mu kwa 3 kugeza uyu munsi. Nta munsi nta konje yafashe ahubwo yamuhaga ibyo gukorera mu rugo. Murumva tutamushimiye twaba turingaye. Imana iguhe umugisha. God bless you. Ndashimira Alarme. Nabonye umuyobozi wanjye ari hano n'abandi bose tubana ndabasaba ngo muhaguruke. Aba bantu babanye nanjye muri iki gihe cy'imyaka 4 yose baradusengeraga baradusuye babanye natwe muri byose naho abana bari kwa mukecuru barabasuye nta magambo mfite ahagije kubashimira. Imana ibahe umugisha. Ndashimira inshuti zanjye by'umwihariko ntarashimira inshuti zanjye. Hari umumama utambyara mu maraso ariko amfata nk'umukobwa we. Mama bagira inka namubonye ahaguruke. Uyu mumama ndamushimiye. Maze imyaka n'imyaka ntazi kugura ibishyimbo ahinga akanyohereza. Murabizi ko ibishyimbo bihenda. Si ibyo gusa yagiye no ku musozi aradusengera amfata nk'umukobwa we. Ikibazo nari mfite yagifataga nk'ikiwe. Imana imuhe umugisha. Turazirikana neza yawe. Ndashimira inshuti zanjye zabayeho ntari. Mwanyeretse urukundo rukomeye. Mwanyeretse urukundo rukomeye ntashobora kuvuga. Ntabwo nari ndi kumwe n'abana kandi bari muri vacances ariko buri weekend umwe yabaga afite gahunda yo gusohokana abana akajyana n'abana biwe bakajya gukina. Mwanyeretse urukundo. Mwarabasuye haba hari anniversaire bakaza bakabafata haba hari igikorwa runaka abana ntibigeze bagira irungo. Ndabashimiye muri inshuti nziza. Hari abavuye Gisenyi baje kare Beka na Ziraje. Imana ibahe umugisha. Nukuri mwanyeretse urukundo nanjye nzarubitura. Imana ibahe umugisha mufashe bakomera amashyi. Tsoza Imana yabanye natwe muri uru rugendo iduha umunasi wo mu rugo w'umunyarwandakazi. Urumva iyo ugeze amahirwe ukabona mwene wanyu hanze umwisanzuraho. Kugeza aho narwariye arantwara kwa muganga wenyine agashaka kwishyura nkamubuza. Yari yamfashe nka murumuna we akadukorera amandazi kuko hari nta mandazi ahaba. Umuntu yabaga akumbuye iby'iwabo agakora amandazi kandi afite akazi ariko akemera akayazana. Ndabizi ari online. Mama Monique Imana iguhe umugisha. Watubereye imfura watubereye umugisha. Imana iguhe umugisha. Mumfashe tumukomera amashyi. Ari online. Hari umuntu ntari nabonye Moise, Prophète Moise. Haguruka. Uriya muntu yabanye nanjye ntabwo namuhamagaraga yarampamagaraga akambwira ngo dusenge.
uru rugendo ntabwo nari ndi njyenyine, nari mfite amaboko menshi amfashe. Ndagushimira ko wabanye nanjye muri uru rugendo. Imana iguhe umugisha. Ndashimira mama. Ntacyo umuntu yabona nk'umubyeyi we usibye kugukunda, urabizi ko ngukunda. Warakoze gusigarana abana, ubafata neza kugeza n'uyu munsi, arateka akanyohereza ibiryo mu rugo. Imana iguhe umugisha. Ndashimira Oncle Mupenda, bose niko bitwa, ntabwo mbubahutse kubavuga amazina. Babanye natwe muri uru rugendo, baraduhamagaraga, baradusengeraga. Nabonye babyara banjye mwese, Imana ibahe umugisha, babanye natwe muri uru rugendo. Nta kindi twabona, nta magambo ahagije dufite usibye kubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ndashimira data bukuba hano, undi niwe tubana hano. Kohereza amafaranga hariya biragoye, ariko we yarigomwaga akabikora, akaza no gusura abana aho bari bari. Turazirikana neza yanyu. Imana ibahe umugisha. Ndashimira mufata nka muramu wanjye, ariko urundi ruhande ni mufata nk'umubyeyi wanjye, ariko urundi ruhande ni muramu wanjye. Nabonye Yvonne adahari, ariko reka musabe ahaguruke. Yvonne arahari? Aba ni abapasiteri bo muri Zayoni, ariko ni bakuru banjye, nibo mfura za data. Yvonne yahagaze nk'umuntu mukuru mu rugo. Tujya kugenda yaduhaye impamba nk'imfura mu rugo. Si ibyo gusa, ari muri soins intensifs yarambwiye ngo umuhe telefone nubwo atabasha kuvuga, aranyumva, aramusengera. Byaradufashije, duhora duzirikana neza yanyu. Nta magambo ahagije twababwira usibye kubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Mwakwicarira. Ari kumbwira ngo natinze, nari ntarashima n'umunsi n'umwe kuva yarwara, arihangana. Namwe murihangana nta kundi. Ndashimira SP, nahaguruke nawe. Njya gukora mu ntara niwe wamusigaranye. Yaramutekeraga, yamenyaga buri kintu cyose ashatse. Nta magambo menshi mfite kukuvugaho, wakoze inshingano zawe nka mukuru wanjye, ariko hari abantu batabikora kandi bavukana. Ariko kuba warabikoze, urabizi ko ngukunda. Imana iguhe umugisha. Urakoze wakwicarira, mumukomera amashyi kuko yakoze ibikomeye. Ndashaka gushimira abantu tutari kumwe baba diaspora. Ndashimira famille ya John Kinyoni. Ndashimira famille ya Bakunda Eric. Ndashimira Ngabo. Ndashimira Aimable. Ndashimira n'amale yose. Ndabizi ko muri kudukurikirana. Ntabwo nabona amagambo ahagije. Aba bantu baradufashije. Abashi ntabwo twari tuziranye, ariko baradufashije. Barantahanaga, urugendo rwari rurerure, aho nari ncumbitse no ku bitaro, ariko nta munsi n'umwe nigeze ngira irungu kubera abo bantu. Baradufashije mu buryo bwose bushoboka. Muramfasha, tubaha amashyi, tubashimira. Abo nibagiwe gushimira murambabarira kubera n'umwanya. Umuntu uri hafi nansomere Imigani 11:25.
Imigani 11 umurongo wa 25. Bibiliya iravuze ngo umuntu azabyibuha, umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Amen. Mwarakoze namwe muzabona abantu babakunda nkuko mwadukunze, muzabona abantu babitaho nkuko mwatwitayeho, muzabona abantu badusengera kuruta uko mwadusengeye. Imana ibahe umugisha. Amen. Gerageze mpaguruke, maze kanya nicaye ari ukuntu mbabara. Ndabashimiye mwese mu by'ukuri, biranejeje ukuntu mwicaye hano. Amen. Umuntu bareba mwese mu nguni zose, ni ibintu bishimishije cyane. Wagira abantu yagira mwebwe, murakoze cyane rwose. Ndavuga nihuta kuko ibyinshi twari twarabivuze. Nigeze kubona rimwe ntanga ubuhamya mu nyamakuru wari wansuye ku Isimbi TV, hari ibyo naye navuze, ariko reka mbaciremo gakeya gusa kwa kundi abarundi bajya babona guca ku mayange ku bintu bijyanye n'uburwayi. Nararwaye nk'uko madamu yabivuze, ndi mu ntara, fatwa n'uburwayi buntunguye, nari niriwe mu kazi. Hanyuma ngezeho nari ncumbitse hariya, numva akantu karandiye gatunda n'agasuzugura, gakomeza gakura kazamuka. Bwakeye narembye cyane, bantwara ku bitaro hariya mu ntara nkorera, birananirana, banzana i Kigali. Nshimira abayobozi twari turi kumwe banjye, banzanye bonyine icyo gihe, banyije Faisal nko twahuriye na madamu. Ndi kwihuta kugira ngo mu masaha tuyakoreshe neza. Kwa muganga barambwira ngo bari gupima bakabona afite ikibyimba kinini mu nda kuri uru ruba hano, ngo ariko ngo bitewe n'ukuntu kimeze nta kintu bankorera. Bambwira ko ntari bumara amasaha 48 ngo nkiriho. Barandyamisha aho ngaho Faisal, ntegereza urupfu kuko nicyo bantu bavuga. Uko babwiye twaje kubasaba ko batureka tukajya ahandi, ariko baratunanira, bambwira ko ntabasha kugerayo. Ariko ndashima Imana ko maze imyaka 4 kuva icyo gihe ndiho. Amen. Hanyuma tugeze muri Kenya, twagiye dusa nkaho twitwaye nyine kuri risk yacu, ko nari meze nabi no guca ku kibuga cy'indege byari intambara, ariko Imana iramfasha. Imana yagiye deploying abantu bo kumfasha gusa. Uwo munsi Imana yari yateguye abantu twiganye gusa nibo bari bakoze iryo joro ku kibuga cy'indege. Ndababwira ni muze mumfashe kuko ntacyo mbahisha mwebwe, ni abantu nayoboye mu ishuri, nari duwaye wabo, uhereye ku bapolisi, abantu bakora kuri immigration, n'abari bose bakora hariya hose n'ama waiting. Ndababwira nti murebe ukuntu mungenza muncisha ovana bwangu, kandi ndarembye, mubimenye ko ndembye. Barabikoze rwose mu ibanga ryiza, baranyuzaho kugeza ngeze mu ndege. Tugera muri Kenya, abaganga bafata ibipimo, bambwira ko babona naho mfite ikibyimba kinini, ko nta muganga uhari wabasha kumfasha ako kanya. Hanyuma barambwira ngo umuganga wamfasha ntasanzwe aza kuri ibyo bitaro, ngo ariko azaza ari kuwa mbere, ko twari twageze ku cyumweru. Haje umusaza mu by'ukuri ari intumwa y'Imana, umusaza w'umwarabu mukuru cyane ufite nk'imyaka nka 70. Arambwira ngo bapimye ikibazo ukuntu kimeze, ariko ntabwo ubundi nsanzwe nza kuri ibi bitaro, ariko ndahaguma kugira ngo ngufashe ku bwawe. Amen. Niko byagenze, yaraje aramfasha mu by'ukuri, aravuga ngo bambaye, ni umuhanga mu kubaga, barabaga cya kibazo bagikuramo. Ikibazo cyari gikomeye ako kanya kivamo. Hari ukuntu agiye n'ubu abantu bamwe bagenda bavuga ngo nari ndwaye kanseri, bamwe bakavuga ngo arenda gupfa arwaye kanseri, ariko ikindi kubivugira gusa kugira ngo ayo makuru nyanyomoze. Amen. Rero bundi nabonye Mpyisi bavuga ngo yapfuye, abantu bandika mu binyamakuru ngo Mpyisi yapfuye kandi ari muzima. Hari abakozi ba Satani babaho rwose. Arangije yabise ijambo ngo nabagaragu ba Sekibi, ngo abo nabagaragu ba Shitani babaho mu by'ukuri. Hari n'abantu bagenda bakwiza amakuru atariyo. Ngende kubibwira amakuru, muzayamvugira n'ahandi muzumva barimo bavuga version itariyo. Niyo mpamvu ndi kubabwira ibi ngiye, kuko ubuzima n'ubwanjye. Ntabwo rero mfite isoni zo kuvuga icyo nari ndwaye, kuko ndahamya Imana yankijije. Amen.
ubwo barambaga bagikuramo nari ndi mu bihe bigoye cyane kuko mukuru wanjye na twari twarajyanye nari nagarukiye kumva amen ariko ndahagarukira kuko Imana nyine yari kimfite mu biganza byayo hanyuma tuzavugaruka hano ariko icyo gihe tukiri muri Kenya ikibazo ukuntu cyari kimeze cyari kibyimba cyari kinini ngo kingana n'umutwe w'umwana gifata impyiko kiragenda gifunga n'umutsi utwara amaraso mu mutima cyafasha aho hantu hombi kuva ngo hano hari umutsi uzamura amaraso mu mutima kirawufunga gifunga n'impyiko murumva ko mu by'ukuri rwari urupfu rukomeye cyane noneho muri Kenya ku bitaro n'indiho bya Gakani bambwira ko bananiwe kugikura ahandi ku mutsi utwara amaraso mu mutima ariko bagikura ahandi ku mpyiko baramfasha sinapfa icyo gihe bumva bakoze akazi gakomeye cyane ni naho gukira kwahereye indi byose Imana yaginze insura mu ijoro kambwira humura ingabo za Mossad zije kurwanirira ibyo byose mu gitondo nkabyama nkabona amatitre yanditse mu binyamakuru igihe ng'umunyarwanda yitwa Desire yakiriye mu gihugu cya Kenya ngo ni muzima yatawaye n'ingabo za Israel hari umuntu wajya guza tukaganira hari umuntu wazaga buri joro tukaganira yarazaga akamisha amaso yambaye imyenda y'umweru akambwira amakuru yose haleluya niko byagenze ndimo ndihuta gusa kugira ngo ngere hariya twagiye ejo bundi kuko ibyo ni ibya 2019 uwo muntu rero tugeze hano mu Rwanda tugarutse yaraje nabwo arambyutse ari saa 9 z'ijoro amfata ukuboko arangendana ageze igahengeri gahengera aragasozi abamotari baba bariho igahengeri ni mu nzira zijya za Rwamagana aranyicaza arambwira ngo reka mpamagara abantu mbona hamagaye ambasaderi b'u Rwanda bose aho bari kwisi ubona amenye mu yari Mujamariya wari mu Burusiya Mujamariya niwe namenye wenyine arazana ambasaderi bose arabicaza aho ngaho twari ku gasozi arangije arababwira ngo mugende mutangaza amakuru muvuge ko Desire yakize amen ababwira mugende musubire mu bihugu mwavuyemo mugende muvuge ko ngo Desire yakize ni muzima amen niko byagenze nabaye aho ngandi umuntu urwaye w'intege nkeya ariko biza kugera igihe ndakira neza burundu subira mu kazi kuva mu 2020 hafi na rimwe nayindi mu kazi nkora bisanzwe amen ubwo ndi kubabwira amakuru ya version yanjye ntago ari version muzumvana undi muntu uwo muzumvana undi muntu muzambwire ngo urabeshe sibyo iyo ni yanjye version yanjye kandi sindi guca ku ruhande ndi kuvuga direct nkubita ku kintu ukuntu kimeze abo baganga tukiri muri Kenya barambwira ngo hahandi bananiwe kuvura ngo hari imiti havura ngo ariko ngira henze cyane kugira ngo bazajye bagatwika nikongere kugira gute gukura bagatwikira ari gusa nigakure noneho bambwiye ngira henze nawe yasirigura ngahe barambwira ngo igura 18,000 by'amadolari ndabwira ntayo mfite aka kanya noneho wa muganga naho mbabwira ngo ni intumwa y'Imana ayisaza aransanga arambwira ngo ngiye kugukorera ikintu cyiza arangije arambwira ngo uyu munsi arambwira ngo arama correspondance ngiye gukorana n'abantu bo muri Suisse mbasabe bakugurira iyi miti ko byagenze yaragiye avugana n'abazungu ntazi iyo ngiyo aya mafaranga barayatanga bangurira ya miti bagura ya miti nayo ya mezi 3 irashira bongera batanga indi 18,000 bagura iyindi bayiguze inshuro 6 byageze mu bihumbi hafi 68 gutya by'amadolari haleluya sinari nyafite pe nta naho twari kuyakura ariko Imana irabakoresha ya miti ndayimwa bajyaga mubona mbumutuku mwajyaga mumubona harabo twahuraga narahinduye isura bamwe nkumva bagenda bawiwisanga umuntu w'umugabo ajya yitukuza ago nabaga nitukuje babaga ari ubuzima aga ari kwitukuza kuko njyamona bene wacu abakongomani rero bitukuza ngo nubwo ari abakire ngende umukire woroheje ariko sinitukuza amen nukubera iyo miti nanywaga ibinini 6 mu ijoro buri joro naryama nkanywa ibinini 6 bikarara bintwika nkabyuka numva ubwenge bwa butari ku murongo neza ariko bwaca nkajya mu kazi gakora amen uwo musozi nkubaho imyaka hafi 3 haleluya ejo hundi rero mu kwezi kwa 3
nza kumva ntameze neza njye muri Kenya handi nsubirayo barambwira bapima ibipimo barambwira ngo ka kantu karazamutse nsubirayo bwa kabiri nabwo barambwira ngo karazamutse barambwira ngo n'ubundi nta bushobozi dufite bwo kukabaga bizagenda bite n'ubundi nitukubaga turongera tugace kwa kundi gatoya hahandi ntituri buhagere haleluya tagira nose tuzahera muri ibi ngibi ntago nahora mbagwa buri gihe cy'imyaka 2 cyangwa 3 Dr turicaranya bara basaza babiri b'abahinde aranga nose dukora iki turayigenza gute tagira nose nta bundi buryo mutekereza byakorwa bati reka tuguhe transfer ujye mu bindi bihugu byo hanze wende bo bashobora kuba bafite ibikoresho birenze ibyacu n'ubumenyi baba open pe barambwira ati rero ahantu dutekereza wajya ni habiri ni muri Amerika no mu Bubiligi bambwira n'ibitaro barabiprecise ndabwira ni mureke nje mu Bubiligi wita bandika transfer ijya muri Belgique nibyo bitamvugana n'abantu bo ku kazi bari Nairobi barambwira ngo reka baze kunde abantu narindi tubivuganeho bahamagara na wa muganga arabasobanura process yose ukuntu imeze muri Kenya bahita barambwira ngo ni intege nsubira i Kigali kugira ngo bashakishe ukuntu kuko docteur yababwiye ngo bigomba gukorwa mu buryo bwihuse pe ni nagarutse i Kigali dutangira gushakisha rero process yo kujya aho ngaho mu Bubiligi hano ntago byari byoroshye kundi umuntu ujya kwivuza hanze wavuganye n'ibitaro bikakwemerera ko bizavura iyo ndwara bakagusaba kwishura amafaranga baciye ukayishura bakaguhereza ama invitation n'impapuro z'ibitaro akaba ari byo presenta kuri ambassade kugira ngo baguhereze visa yo kujya kwivuza umva rero dutangira gushakisha ibitaro turayibura haleluya birabura pe habura ibitaro byakwakirira case yanjye kuko bose bahitaga bigaro bakavuga ngo ntago babishoboye dushakira mu Faransa dushakira mu Bubiligi mu bitaro bimwe bindi baranga mu Buholandi baranga muri Australia baranga ibihugu byinshi cyane muri Turkiya baranga muri Afrique du Sud baranga bavuga ko bose batabishoboye amen aho ni Imana igikora ibyananiranye nyine Imana naho ngaye igihera ikora niho yahereye abo bantu mwumvishe noneho ku kazi ari ikigo bari baragiye bahereza cy'abazungu cyo kunshakira ibitaro gusa babaha ikiraka cyo kunshakira ibitaro abazungu bakamamagara buri munsi hano bageze barambwira ngo turananiwe ibitaro birabuze complete isi yose kari kwiteguye gushakisha aho twakuvuriza aho batwemera case yaho hose bari kujyayo ariko birananiranye rero no gusubira handi Nairobi bagakora ibyo bumva bagomba gukora nyine bindi none ndabagera nise mwaritse nanjye nkabafasha ati uri kudusaba uburenganzira niba ufite connection zawe wakoresha zikoresha navuganye n'abantu ntazi mu Bubiligi batuyeyo ndabwira mwege mugende mumfashe gusa mushaka karandevu amen musanzwe ngira kwizera nubwo naba ndi mu mwobo mwizereramo niko nteye mu buzima bwanjye uko niko nteye abantu banzi neza baranze sinya ncika intege sinjya no yije kuntakira ufite ikibazo sinjya nguca intege ahubwo nkubwira nibitabaho kandi bamwe bikabakomeza bikabera ibisubizo nunanze imbere uzi ngo nanjye ndagufasha turire ntago nzakuririra imbere ahubwo nzakubwira ko bishoboka kandi nubwo bidashoboka uko niko nteye abantu banzi neza barabizi hanyuma ndababwira abantu mumfashe munshakira ka invitation akarandevu k'umuganga nubwo yawo umuganga bakaritse mwege mukanyoherereze gusa bariruka ku bitaro ni nkuko bajya hariya ku bitaro bya Masaka bansabira randevu y'umuganga w'umu-oncologue wa muganga yarazi ngo ndi mu Bubiligi arayitanga barayinforwardinga barayimpereza ntago Imana bamugisha n'iki nashakaga gusa barangije ndayifata ya invitation saba abakoresha banjye ku kazi umuyobozi mukuru wa HCR mu Rwanda anyandikira lettre diplomatique ndayitwara muri ambassade na kaka invitation bageze mu bitondo mu minsi 2 yakurikiyeho barambwira ngo nize gufata visa amen ndangije ndavuga ni ibi nibyo nashakaga bayimpaye iyo rendez-vous yari kuwa 3 bamagoka lettre na visa bamiyo visa kuwa 2 saa 6 z'ijoro
ubwo byasabaga ko ndaranye nijoro ryose kugira ngo nubahirize ka karandevu. Twahise dukatisha indege turara tugenda ijoro ryose, tugera mu Bubiligi hari nka saa moya za mu gitondo, hanyuma nimugoroba tujya kwa karandevu tujya kukitaba. Dr turagenda turabonana, yari umudamu w'umuonkologe. Nibyo ahita abirebye byose ahita arambwira ngo reka ntago bishoboka. Ati nari nzi ngo na ibintu byoroheje, none nuko bimeze. Ati nta kindi nakora, ngiye guhita ngutransfera kuri hôpital universitaire. Ndavuga ni Imana iguha umugisha, nibyo nifuzaga. Ako kanya yahise transfer mu systeme yiwabo yose abakorana, ambwira umuganga njya kureba. Bampa rendez-vous njya kumureba, turabonana, arambwira ngo ufite ikibazo gikomeye. Ngo rero nanjye nta kintu ndi bugikoreho, ngiye kugipresenta mu nama y'abaganga kuri hôpital universitaire ya Anvers. Nibyo bitaro bikuru bya Anvers. Anvers ni umujyi wa kabiri mu Bubiligi. Turangije abaganga baragenda barabyiga, bamaze kubyiga barambwira ngo buduhaye umwanya tubyige neza. Baragenda barabyiga, hashize nk'ibyumweru 2 bambwira ko nza kubonana n'umuganga w'umushiririje, n'umuprofeseri wo kubaga. Turagenda turabonana, ari umuganga rwose, yari intumwa y'Imana. Amen. Aho abandi bari bananiriwe nabonye igisubizo muri uwo muntu. Ari umugabo utarakura cyane, arambwira ngo iki kibazo ngo nzakibaga. Amen. Haleluya. Arambwira ngo nzakubaga kandi n'ubu ngiye guhita nguhereza n'amarandevu. Arambwira ngo ikintu cya mbere wonza kubanza kureka ya miti wanywaga ihagarike guhera isaha. Ama intervalle y'ukwezi ngo ibanze ive mu mubiri, kuko arambwira ngo ntago nakubaga ikiri mu mubiri. Haleluya. Ndi kubarambira. Ndi kubona muri interesse ntago mwarambiwe. Mwihangane mu bantu batajya batinda mbamo nubahiriza gahunda, ariko ndimo ndababwira nyine gusa kugira ngo mushime Imana, muzi byo muri gushimira Imana. Nyuma y'uko kwezi twaragiye tugenda deja yanyandikiye na admission zo kujya mu bitaro. Mu bitaro amasaha bambwiraga sinawushagaho ni segonda rimwe. Abazungu wishe rendez-vous yiwe urayishura, kandi mu muzungu we mushaka gukorana neza bubahiriza igihe cyiwe. Bambwiye kujya mu bitaro saa sita ziburi minota 11. Bantwara mu bitaro, nsanga baranyiteguye abanasi, barambwira ngo twako expectingaga kuri buze rwose. Ibitaro binini cyane, twajyaga tubigenamo na madamu tukayoba, tukirirwa tuyoba. Bafite ibitaro, bubatse ibitaro pe. Arangije banyadimitinga mu bitaro, mu gitondo saa 12 bari baje kuntwara. Baragenda barambaga. Buri gihe ngiye kujya muri salle, maze kubaga inshuro nyinshi. Iyo ngiye kujya muri salle dope, njya mvuga ngo ngashima Imana, nkarangiza ngasenga Imana, nkabwira ngo osigaye aho ntari bube ndi wowe urahari, ubyikorere kuko ni wowe uhari, ngiye simari, ngiye mba napfuye. Iyo umuntu bamubaze na systeme yo guhumekeramo ntago ibikontororerwa imbere, ibiri hanze. Ibiri hanze baba bayifite hanze, nukuvuga ngo buri ikintu kiraho cyapfuye. Niko bijya bigenda. Bahise bagenda bantera ikinya, nahomeruka ahangaho ubwenge. Nongeye kugarura ubwenge nka nijoro nka saa 2 z'ijoro. Ubwo munsi wose operation bayikoze mu masaha 8. Nijoro nka saa 2 saa 3 nibwo natangiye kubona umuntu nkamubona nkamumenya. Nibyo nza gusanga ndi muri soins intensif, ahantu bari banshize ubona hateye ubwoba pe. Nareba ibintu ndimo, nareba ukuntu meze, ndavuga ni bya bintu ntago byoroshye, ariko ngumana agatima ko kwizera konyine. Burya niyo ntwaro yagiye ndwanirira, no kwizera. Imbaraga ntazo, simbasha no kwinyeganyiza ku gitanda, ariko agatima kari gakomeye cyane. Haleluya. Nibyo umudamu waza kumureka araza kundeba, ntago yiyemerewe kundwaza, baranyirwarizaga bonyine. Bamwemeraga kuza kundeba nka saa 11 za nimugoroba kugeza saa 1. Yatindamo gakeya inzugi zikifunga, bakamufungirana, agasobanura icyo impamvu yatumye atinda. Nuko byagendaga buri munsi. Noneho hashize nk'iminsi 5 ntangiye kugarura ubwenge, ubuzima mbona butangiye kugarukamo gakeya.
mbona abaganga baje bagaruka birukanka nanone, ariko muri iyo minsi nkagira umuriro mwinshi wajya kugenda ukagera muri 41 buri munsi buri joro bakazana amabarafu nijoro bakamenaho agashyuha kubera umuriro, bashakisha ikintu kiri gutera uwo muriro barakibura, baraza bapimana za corona ndi mu bitaro ndyamye byose basanga wapi. Nyuma sinzi ukuntu waje gutora ikibazo, bantwara mu byuma bafite amapareye barampima ikibazo barakibona, baza bambwira ko akabazo bakabonye kandi gasaba kugira ngo bongere bambage inshuro ya kabiri. Ndabwira se murongera no murabaga he kwinda mwayimaze murabaga he, bamwe turongera dusubire hahandi dusature hahandi twakubaza. Tugeze aho tubanza nko kuresista gakeya, umudamu nabonye madamu ababwira abazungu ngo ntibishoboka, kubwira umuzungu ngo ntibishoboka mu Kinyarwanda ntibishoboka se, noneho yavuga ngo ntibishoboka, undi akamubwira ngo tugende amasaha arimo aragenda nibyo. Nange mpindukira umudamu namubwira ko se twaje gushaka ubuvuzi, barambaza none turakomeza tuvuga ntibishoboka. Hanyuma umuzungu nabo barahagaze aho ngaho ba dogiteri bakuru bati nibitinda ikibazo kirakomeye cyane, nibitinda biraba bibi urapfa, ni ibintu tugomba gukora byose. Ariko gatanu nimugoroba nka saa 11 ndangiye mpindukirana umudamu namwe sasa rero ntibishoboka yawe igire birashoboka, nta kindi gishoboka ko twaje kwivuza kandi bagomba kumvura. Ndangije mu kuboko ndamubwira ni ngaho sigarana amahoro y'Imana. Baranyirukankana none barongera batera ikinyahandi bagiteye, ikinyavuge kirica kigira umuntu kimuga, niko kimeze pe. Bagikubita ahandi nahomera ubwenge aho ngaho, barongera bagenda basubira ahandi babaza, baradodora barongera barabaga. Barangije ubu umudamu hari saa 11 saa nimugoroba meruka imyenda yari yambaye ndamureba, noneho nongera kumubona nk'ejo saa 5 nibwo nongeye kumubona mbona yahinduye imyenda. Ndamubaza se imyenda wayikuye ko ejo nakubonye wambaye imyenda aka kanya indi myenda uyikuye he? Ko sinumvaga iryo joro ryaciyemo ryose kugeza ejo saa 5 numvaga ari segonda rimwe ryabayeho. Arambwira ati natashe saa 8 z'ijoro. Yararaga agenda mu mujyi, yatega amabisi hari akagenda wenyine, icyo yanze no kubyutsa abantu badufashaga hari kugira ngo babane nawe, arabihorera arabahisha ko bongeye kumbaga. Noneho aza kumbwira ati natashe none nagarutse, nibyo barongera bandike. Noneho nibwo narembye cyane, nararembye pe. Nanjye numva ko none n'akagatima nsigarana k'imbaraga hari ukuntu karimo kagira imbaraga nkeya, ariko ndavuga nti ndi muzima. Haleluya, ndi muzima. Nibwo navuze nti ndi muzima. Bandekera handi muri soze intensive, hari ifoto nimwigeze kubona sharinga abonye kuri WhatsApp yanjye, ntabwo yagaragaraga neza ariko nari ndi mu bintu n'ubu hakugejeje wagira ubwoba wenyine. Amen. Ariko Imana irahankura nka nyuma y'iminsi 5 bansubiza mu cyumba ahantu twari turi, ndahaba numva ubuzima ntangiye kugira icyizere cyabo. Tatinze ikibazo baragiye barimo bankonsilita, barambwira ngo hahandi bananirwa ko wa mutsi bari bukomeretse nidusanga ikibazo kimeze, barambwira ngo ibo barawukata wose, bakatira aha ngaha bahagarika amaraso ajya mu mutima nava hepfo bashyire mu ndi mutsi mushasha. Ndababwira Dr. ibyo bintu muzabikora? Arambwira ngo biri very simple, niko yambwiye. Arambwira ngo ibyo ni ibiti ubiturekere ni ibyacu, nta kibazo. Niba mwumva muri mukate nta kibazo, mukure mu burwayi mushiremo ubuzima. Nibyo tarangije ikibazo bamaze kugikuramo, Dr. aza kundeba, ari umugabo w'umuprofeseri, araza arambwira ati Imana igira neza, turimo tukubaga twasanze wa mutsi twabonye uko tugikuraho neza tudakase wa mutsi. Amen. Rero cya kintu bagiye kugipima muri laboratoire birafata iminsi 10, nyuma y'iminsi 10 turakubwira uko bihagaze.
papa aragenda nguma aho ngaho mu bitaro. Iminsi 10 ishize dogiteri araza arambwira ati Imana igira neza twasanze nta kanseri ufite. numva nshimye Imana mu by'ukuri ndabana Imana ishimwe ko idukoreye iki gitangaza kuri uyu musozi. Irabikora pe kandi bikora neza, ikibazo bagikuramo neza burundu. Barambwira ngo ku rugero nubwo wakongera kurwara warwara nk'uko undi wese yarwara, tariki iki ngiki cyo twagikuyemo burundu. Angela arambwira ati na ya miti ugenda ujugunye. Amen. Ya miti yanyicaga kwa kunda tugende uhita ujugunya kuva akakanya. Twayishyize muri mize tujya tuyirebera mu karahuri wacu. Twaravuze reka ture kuyijugunya ariko tuyijugunye tsaye tuyireba tsaye tuyibuka buri gihe. Kuko yari umusozi naye nikoreye mu by'ukuri. Ariko Imana irawuntura bigenda neza. Haleluya. Amakuru sinyababwiye mwavugaga. Narakize rero ndi muzima. Reka nshimire. Sigaranye intege nkeya nkuko nyine umurwayi bafite intege nkeya, ariko ni iminsi mikeya. Saba nasubiye mu buzima, ibisebe nibyo bitaruma neza kuko bambaza ahantu hanini cyane, ariko mu minsi mike bizaba byakize nsubire mu buzima nk'ubwanyu mwese. Reka nshimire abantu rero, amakuru nayababwiye ntacyo ntababwiye. Uzashaka ndarenza azasange mu rugo. Kanshimire umuryango wanjye, ndabashimira mu by'ukuri ko bahagaranye nanjye mu rugendo rwose. Pastor Jacques nkuko babwiye twajyanye muri Kenya tubanayo, mu Bubiligi twabaga turi kumwe tutanari kumwe, ariko byasaga nkaho turi kumwe. N'ababyeyi nuko mama na papa n'abandi bavandimwe banjye bose tuvukana, haba bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda, bose ndabashimiye cyane. Data bukwe na famiye ndabashimiye rwose, twahagararanye kuri uyu musozi turagendana mu buryo bwose bushoboka. Ndabashimira nabo cyane, ndabashimira pe. Urugendo ntirwari runyoroheye ariko twaragendanye. Ndashimira urusengero rwacu nabo nuko twaragendanye pe, mu bintu byose bishoboka twaragendanye. Ndashimira n'akazi kanjye baramfashije bishoboka, ibyo byose nibo babikoze. Uhereye ku byadutungaga hariya nibo babiduhaga, nubwo hari abandi bantu bagiraga icyo badufasha, ariko akazi niko kari kikoreye uwo mutwaro wose. N'amafaranga yo kwivuza yari menshi cyane, ari menshi. Mwese nubwo mwese mwateranye ibyo mufite ntabwo mwayabona, mwese mwicaye hano ndabaza abenshi tuzi ubuzima bwanyu, muteranyije ibyanyu byose ntabwo mwayabona, ariko akazi kanjye karayatanze yose. Ndagashimira cyane kuko karamvuje kandi bigenda neza. Kandi hari abantu Imana yari yahagurukije mu kazi ntazi sinanabona n'amaso yanjye, bo yo hejuru cyane, kure cyane, kure. Tujye tuvugana gusa bakankoresha amanama. None ejo bundi twari mu nama bagera barambwira ngo twiyerekane tukurebe natwe turebe. Ni n'abamarayika Imana yari yazanye. Navuze ko nzafata umwanya nkajya kubashaka iyo bari nkabashimira. Bakoze ibintu birenze, ibintu bisanzwe by'umuntu ugomba kuvuzwaho umukozi byarageze birarangira. Kabarayizamura bayitwara i Geneve ku cyicaro gikuru iwacu, babifata mu bundi buryo buri special. Bitangirira hasi birongera biranaharenga inshuro 2. Amen. Ariko bitewe n'abo bantu Imana nyine yari yabishyizemo. Umudamu witwa Winnie nzajya kumushaka iyo ari dufitanye gahunda yo kuzabonana. Yankoreye ibitangaza mu by'ukuri, bigenda neza. Abantu bo ku kazi wacu bazi medical section, chef wa medical section yageze aho baprovinga, basaba administration ku rwego rw'isi kwa provinga ibintu biri special ku bwanjye. Mbona approve barayinyoherereje mu minota mike. Bigenda neza rwose. Ubuvuzi twashaka turabubona, bishura amafaranga y'umurengera, amafaranga arenga miliyoni y'amadolari. Umva miliyoni y'amadolari mwese muyateranyije hanyu mwayabona? Aya mwabona. Aya mwabona ndabizi. Turaziranye mwese ntaye mwabona.
ariko Imana yarayatanze nyine ibinyujije muri urwo rwego. Burya Imana nkuko yandirimba bavuga ngo ijya imenya ikintu mu itangira ikakimenya no mu iherezo. Buriya yari izi uwo musozi aho nzaca n'uburyo izawurangizamo, ibicisha nyine muri kariya kazi Imana yampaye. Barabikora, umutwaro wose barawikorera pe. Twabayeho neza mu Bubiligi kubera bo, nta na kimwe twigeze dushaka ngo tubure, ariko akazi karabikora byose. Ndabashimiye cyane. Umuyobozi mukuru yagombaga kuza hano aza kugira urugendo rutunguranye, ariko ndamushimiye nawe ko babikoze rwose. Nkira aho ngaho ku bijyanye n'urwego rw'akazi, reka nshimire uriya mudamu Caroline musabaze hano kugira ngo byose bite bigenda biviramo mu nzira. Caroline, ndagusaba kuza hano imbere. Uyu mudamu yatubereye imfura pe. Caroline niwe supervisor wanjye direct mu kazi, niwe supervisor direct wanjye mu kazi. Murumva mperuka mu kazi mu kwezi kwa gatatu umwaka turimo turangiza, ungiye kuzuza umwaka ndahari, ariko Caroline yagiye ahagarana nanjye, yakoze ibintu ntatekereza. Nanze kuvuga kuko ari umwe, nanze kuvuga mu Cyongereza kugira ngo nyine tumushimire, ariko yabanye nanjye pe, yahagaranye nanjye, ambera mushiki wanjye, arafasha buryo bushoboka bwose. Nifuje kumushimira imbere yanyu mwese, mumuha amashyi. Hari impano nashatse kumuhereza kugira ngo byose bite birangirira. Ninde uyifite ajya? Umuntu ufite impano namugeneye nayinzanira hano byihuse. Ndamushimira mu by'ukuri byakoze byose. Ntago ari umunyarwanda, ni umunyakenya, ariko yabaye mushiki wanjye ahagarana nanjye. Twarahagaranye pe. Yamamagaraga buri munsi, iminsi myinshi ampamagara, akaprovinga n'ibintu yaprovingaga nyine ntanahari, ariko akabyaprovinga. Bimwe akabikora, agakora uruhande rwanjye, akabikora, yarangiza akabyaprovinga nawe nk'umuyobozi wanjye mu kazi. Murabyumva? Hajya kubona muri systeme ama notification yarimo ngeraho ngo Caroline yagukoreye ibi, yarangije yanabya province. Amen. Urumva rero kudashima nkuko Kado yavuze nyoka bari umurozi. Ndamushimiye rwose. Thank you mama for standing with me, and I thank you for all kind of support you've provided to me. I have a small gift of just recognition for what you have done for me. The rest will be remain together in the more life. Yari yihe mbize. Ni chocolat. Iyi. Tumuhe impano yo kumushimira ni ikintu gitoya. Imana imumugisha ku byadukoreye mu by'ukuri. Maybe you can open, no problem. Ashatse anayifungura akayibereka. Nta mabanga arimo, there is no secret. You can even show them. Meanwhile, reka nkomeze ku bandi shimira. Ndashimira abantu bo muri diaspora. Twagiye nta muntu n'umwe tuhazi, ariko madamu ntigeze aba ku bitaro wenyine. Hari abantu bararaga mu kazi nijoro, mu gitondo bakaza bakirigana nawe ku bitaro bataryama. Imana yaduhaye umuryango munini hariya, munini pe. Abantu benshi bamwe baturukaga mu Budage, abandi bakaza bavuye mu Bufaransa, mu Holandi, mu Bubiligi ho bari buzuye, baza kutureba gusa, bumvaga amakuru gusa ngo nahageze, batananze bahitaga baza. Umuryango munini cyane. Ndabashimiye pe. Muri abo ngabo ndavuga bakeya, ndavuga famille ya Kinyoni nkuko madamu yavuze na Eric. Noneho maze kuva mu bitaro hari akabazo nasigaranye gasaba kuzajya mvurirwa mu rugo. Ku bitaro Dr. amereza urupapuro, hari ukuntu systeme zabo zanditse, haba ari abaganga bagenda bavura mu mago iyo umuntu avuye mu bitaro. Nibyo ngiye kubona mu gitondo cyakurikiyeho umuntu haje abazungu, barambwira ngo twoherejwe n'ibitaro kuza kukuvura, ni murakaza neza. Baramvura
bagiye kugenda ku munsi wa kabiri barambwira ngo hazaza na mwene wanyu w'umunyarwanda, mwene wacu w'umunyarwanda ngo yitwa Monique. Ndavuga nti reka mutegereze Monique, mfite amatsiko yo kuzamubona. Monique nawe yaje ari ijuru rimwohereje mu by'ukuri. Monique yaraje, ahageze aramvura uwo munsi, arangije arataha. Nanjye namubwira nti marangije, nanjye namubwira nti warebye ukuntu bitekinika ntihagire umuzungu uzongera kuza. Hajya haza we umunyarwanda wenyine. Monique yaragiye arabitekinika koko. Hagomba kuzajya asimburanwa n'abazungu bose buri munsi, bahita bayimwandikaho wenyine ukwezi kose. Amen. Arangije uko kwezi kose kwashize Monique arimo aza kumvura. Agera umuvandimwe wacu akajya dutekera amandazi nkuko madamu yabivuze. Natekerezaga kandazi nkakabura pe. Monique akagenda agateka amandazi agahita yazana. You've done. Caroline turamushimira, iki ni igikombe. Igikombe cyo kumushimira. Yeah, thank you mama. This is a small recognition for what you have done for me. Ni symbole gusa yo kumushimira ku cyo yadukoreye. Turamushimiye mu by'ukuri support yose yaduhaye. Aho ifotoza yo kuri. Iki ni igikombe gikwiye umuntu nyine wakoze ibintu byiza. N'aka kantu nako kari ifoto yiwe azajya ashyiramo kofi, ahora atekereza ibyo twamukoreye. Imana imuhe umugisha. Thank you mama. God bless you. Arakoze cyane, icyo kintu kivuyeho. Hanyuma ndashimira abantu ku giti cyabo. Ndashimira Grand Frère Jacques twahagararanye muri uru rugendo. Twarahagararanye pe uko nyine umuvandimwe yahagararana n'umuvandimwe twarahagararanye. Ndashimira databukwe, nanze kumuha impano kugira ngo mutavangwa se kwitahaye papa impano we, ariko ndayimubikiye. Ndamuha impano izamushimisha n'umutima we. Ndashimira muzehe Damascene twaragendanye kuva ndagupahagaruka ngo ndagushimiye pe. Imana iguhe umugisha cyane. Muzehe Damascene twaragendanye, yashakishije ibitaro ari hano nawe kugira ngo dukore ama alternative menshi. Unfortunately tugeze ku munota wa nyuma bya bitaro birahakana bivuga ngo indwara ntago byayivura, ariko bahakana deja bari yabanshize mu bitaro. Umva ntako atari yagize mu by'ukuri. Imana imuhe umugisha. Caroline nkuko navuze ndamushimiye, n'umuyobozi wanjye mu kazi ndamushimira rwose. Famille ya Bosco ndabashimira, SP yahaguruka mukamubona. Ndi muri Kenya mvuyeyo baramfashe. Madamu ntiyaraha ariko bahagararana nanjye, bankora ibyo abavandimwe nyine bakorera umuvandimwe wawe. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye rwose. Abana ndabashimiye, abana banjye mwabonye buri joro baraduhamagaraga bakansengera pe. Buri joro baraduhamagaraga bakansengera, bagasenga. Mana duhagarareho ntituzaba imfubyi, ugere gute. Imana yumva abana rwose irabikora. Amen. Ndabashimira ko babanye nanjye na Mucyo namusaba nagahaguruka, ndamushimira cyane. Mucyo yabaye nanjye, niyo wari ushinzwe kunyoza no kundisha no gukora ibiki byo no guterura. Murabona ko afite n'imbaraga, yarabishoboye rwose. Imana umugisha. Mucyo ashobora kuzakora ubukwe muri uyu mwaka, muhaye inka mu nka zakwa. Mu nka n'ubundi ni muramu wanjye, nari gutanga na nyinshi ariko none mbaye ntanze imwe yanjye yo kumushimira. Imana imuhe umugisha. Oncle Adrien nawe ndagushimiye. Oncle Adrien ngwariye muri Kenya, niwe agira ama analyse menshi cyane. Abantu bamuzi ajya analyse. Niwe bari guseka baramuzi cyane. Agira analyse nziza. Najyaga ahantu ndi muri hotel muri Kenya kubera irungu, nkava muri hotel tukagenda tukirirwa niwe, tukarya, narangiza nkajya kurara muri hotel. Arangije arambwira ko wagerageje ugashakisha ukuntu iki kibazo kikubanye uyu mutwaro ku kazi wanyu, bakazareba ukuntu bazagufasha. Asa nk'unkanguye mu bitekerezo, naho byahereye. Imana igica mu bantu
mu bitekerezo byiza naho byahereye nta no ku kazi ntibari babyanze ni n'amategeko aranabyemera mbibabwiye babisamiye mu kirere Imana ishimwe ko yabikoze Oncle Samugabo nawe ndagushimiye twahagaranye rwose nkuko umubyeyi ahagararana n'umwana tugendana neza muri uru rugendo nsoza narambiranye ariko mwihangane byari bikwiye ndashimira uyu mudamu haleluya ndamushimira cyane twaragendanye yarahagaze yaraye amajoro yageze aho ngaho tutarajya no mu bitaro akajya anshira mu masengesho yo kwiyiriza rimwe ntanayashaka yari itegeko ry'abagore yari itegeko ry'abagore arigiye namwe abagabo mwese nimunseke ari amategeko mujya mugira abagore banyu arantegeka tukiyiriza tukamara icyumweru turimo dusengera iki kibazo twakirangiza tugafata n'ikindi amen ndamushimiye ko twagendanye muri urugendo neza ambaho hafi mu bitaro ahantu twari turi muri uwo mujyi wa Anverse naho ibitaro byari biri ni bisi yagendaga iminota 30-40 isaha n'igice nako gutya ni nk'isaha kuva najya mu bitaro namaze mu bitaro iminsi 28 yahoraga gutya nta munsi n'umwe nigeze mubura mu bitaro nta munsi n'umwe nigeze mpabangiye nyine yambayeho hafi rwose n'umuntu wo gushimirwa cyane ndamushimiye rwose kubyakora namugeneye inka ebyiri nagiye kuza mu gitondo nari nazifashe inka sigaye zigendanwa ndazibagirwa inka sigaye zigendanwa nazitaye mu ikote nari nambaye ejo ariko ndamushimira mu by'ukuri inka ebyiri ni ikimenyetso gusa cyo kumushimira ariko akwiza irenze kubera ibintu yakoze Imana iguhe umugisha sheri warakoze cyane ndashimira na Muyomba twagendanye neza kwa Muyomba baramfashije pe Muyomba ura pasiteri niwe cyane twagiye tugendana n'aba Muyomba bandi bose ni beza ariko uriya niwe wambayeho cyafi cyane twaragendanye pe kamvugisha buri munsi akora ibyo bakoye gushoboka byose Imana ibamuca ndabashimiye cyane nsoza ari umuhigo twari twarahize wo kuvanga Imana nidukorera iki kintu tuzakora iki umuhigo ni mwiza twari twahize turahiga turavanga tuzagura iki kintu iki tugiye tubona dusanga hari abantu badutanze kukigura haleluya noneho turababwira yuko mwabitangiye namwe ni abadamu muri urusengero bamatanga amafaranga yo kukigura kisumbuyeho cyane kuri iki ngiki ni igipeti kibanza kinarwaye noneho turavanga nubwo mwatangiye reka twese dufatanye kuko ntidushaka guhindura umuhigo twari twahize turavanga mu mafaranga yandi mugejeje nako turongeramo 1 miliyoni kugira ngo mugikore go abadamu niba muyagejeje ku cyumweru muzakizana niba yanyu yuzuye 1 miliyoni yacu irahari na mu gitondo muze muyifate hanyuma mugende mugikora Imana ibamugisha turabashimiye rero mwese abantu batwitabye mwakoze pe biranejeje Imana ibamugisha nagize imbaraga nubwo nari mfite imbaraga nkeya ariko pare wacu pare ndagushimiye buri munsi yaramvugishaga nahaguruke mu musuhuze nawe mu murebe pare yaramvugishaga buri munsi Marene sinzi niba hari Marene wacu yajera Marene ntabwo yabashe kuza ariko nawe turamushimiye yari afite amasengesho arenze umusozi yaradusengeraga buri munsi Stani ni mukuru wanjye hano twashatse niwe mfura na madamu ni bahaguruke nabo tubashimire turabashimiye mu by'ukuri twaragendanye cyane muri uru rugendo ikindi abantu dukorana nabo benshi baje basanga babanje bakererewe nimukajya mukererwa ubutaha nimuhaguruke babasuhuza abantu dukorana mwese mwaje nyuma n'abandi bose dukorana muhaguruke Imana ibaho umugisha mwinshi ndabashimiye cyane mwagendanye nanjye abantu baramvugishaga bakampamagara nta rungu ugize yitwica twari mu mahanga ariko nta rungu twiye tugira nta kintu kimwe twabuze Imana ibaho umugisha ndabashimiye ibyo hari umuntu umwe nibagiwe
Pastor Gatete reka mumubwira haguruka ahari. Amen. Pastor Gatete umurebye kuriya wahura nawe ukamusunika ariko utazakorwa kumusunika. Hano umukozi w'Imana ukomeye cyane. Uru rugendo turimo ducamo uyu munsi ibi byose mubona byose yabimbwiye 2013 abimbwira ahantu hitwa Ryabega mu Mutara. Byose uko yabimbwiye niko byagendaga. Imana ishimwe ko yansengeye kandi bikagenda neza. Uyu munsi turashima Imana. Imana ishimwe kubwanyu mwese. Hari abakozi ba Satani umuntu yagiye ahura nabo baca urucantege ariko ukazibisha amajwi nkayo ngayo. Amen. Hari umwe wigeze gutelefona madame aramubwira ngo mutwaye umuntu ariko muragarura umurambo. Atelefonesha ku kanimero arangije ahita aragakupa kuva umunsi nikarajya ku murongo. Ngo muraho rero ngo murishinyo ngo mugiye kuvuza ngo umurambo ni uzagaruka. Ariko yari amajwi ya Satani. Hari abaganga twagendaga duhura bakambwira ngo ntuzabaho urapfa. Ariko ndiho. Kandi nzakomeza ndeho. Ndashima Imana rero. Imana yarengeye ubuzima bwanjye, yaranyongeje iminsi yo kubaho. Ndabizi ko nzapfa igihe nikigera, ariko iki ubu ngubu kiciyeho dutegereje ikindi nyine twese tuzacamo. Imana bamugisha mu by'ukuri ko mwaje mwese ndabishimiye murakoze cyane.